bwanyu mukubaha Imana kandi mukirinda ubwoba. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Uyu mugabo aragenda agera mu rugo rwiwe yanga no kurya kubera gushaka uruzabibu rw'abandi, kubera gushaka ibintu by'abandi. Wa mugabo we uri kunyumva, nyurwa n'ukuri. Wa mugore we nyurwa n'ukuri, reka gushaka uruzabibu rw'abandi, gumana icyo Imana yaguhaye. Reka gushaka iby'abandi kuko iby'abandi ni iby'abandi, ni ibyawe ni ibyawe. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ndimo mbasobanurira uyu mugabo impamvu yagize ubwoba kandi hari ibintu yatinyutse. Ndagira ngo mbyinjiremo neza, niyo mpamvu nahereye ku ruhande njyana hirya no hino kugira ngo ngere ku cy'Imana yashatse ko mvugana namwe n'Abanyarwanda n'abandi bari kure, kugira ngo mbabwire ko kugira ubwoba biricisha, ariko iyo ufite umutima ukunze Imana igukiza ubwoba. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Uyu mugabo arataha, umugore Zeberi amugira inama mbi, aramubwira ati ni gute uriya Naboti umeze kuriya w'Iyezereli akubuza uruzabibu kandi ubifitiye ubushobozi. Hari abagore bagira inama abagabo babo mbi, ariko ndabifuza abagore muri kunyumva mugira inama abagabo banyu nziza. Iyo babagiriye inama nziza bituma urugo rwanyu rutera imbere kandi bituma ingo zanyu zitazamo umuvumo. Imana ibarinde ubwoba abagore, mwige guhamya kandi mwige kuguma uko mwahamagawe. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Aleluya aleluya. Uyu mugore aravuga ati ntabwo bishoboka uri umwami kuriya Naboti w'Iyezereli yakugira kuriya, ahubwo ngwino duhimba impapuro, ngwino duhimba abagabo b'ibigoryi tubabwire ko yatutse Imana yatutse Imana n'abantu. Ariko Naboti yararenganaga. Ndakwifuriza ko wagira gikurikirana, Imana igakurikirana akarengane wageze mu mwaka watambutse, igakurikirana n'akarengane karimo karagukorerwaho. Imana ikaguha gikurikirana kandi ukazagira ubuzima bwiza. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Uyu mugabo rero Eliya turi kuvuga, aleluya aleluya, Yesu nashimwe. Eliya bigera aho ngaho, Imana imutuma kuri Ahabu, aleluya aleluya, iramubwira ngo aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, aleluya. Bantu murimo muranyumva, dufite gikurikirana mu buzima, murimo mu bigeragezo, muri kugeragezwa, mu kubura minerivare z'abana byabateye ubwoba, mu kubura amafaranga yo kurya byabateye ubwoba, ariko mwigira ubwoba, Imana iri kumwe natwe kandi dufite gikurikirana. Imana ishimwe kandi bishimire, muhumure, dufite Imana. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe. Ni Mushimu Uwiteka TV. Umuntu mu wundi ashobora gukora ibintu bidasanzwe bitewe n'uko Imana imukoresheje. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Agerayo rero, amajije kugerayo biba ngombwa ko umupfakazi amugaburira, amuha agatsima. Aleluya. Mujye mugira urukundo, mujye mugira neza, Imana izazamura ibintu byanyu bitewe n'urukundo muri uyu mwaka mwagize n'indi myaka. Imana ishimwe. Amuhereza agatsima, amuhereza n'icyo kunywa. Umugabo aragenda, kumva Imana yamutumyeho, ibintu by'uwo mupfakazi birongera bibaho. Muhumure, Imana itanga ubuzima. Aleluya aleluya. Imana itanga ubuzima. Bigera aho ngaho rero uyu mugore Ezeberi, uyu mugabo aho batekerereza Ezeberi ukuntu Eliya yishe abahanuzi 800, yisha n'abashera n'abandi arabica, ariko yumva ntago bihagije. Aravuga ati uyu mugabo ngomba kumuhabwa. Ezeberi ukugendaho azakorwa n'isoni. Ezeberi ukugendaho imbwa zizamurigata. Aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho na Yezebeli n'inzu yiwe niho zizayaragatira. Wowe humura, ukomere ku cyo wamenye, Imana izakugirira neza. Humura intambara ufite, ibibazo ufite, uburwayi ufite, wowe korera umwami wawe neza. Ezeberi ukugendaho Imana iraje ivugane nawe kandi utuje nta rubanza. Ni Mushimu Uwiteka TV. Nanone twongeye kubaha ikaze inshuti mudukurikiye aho mugiye muherereye hose. Twarabibabwiye inshuro nyinshi ko igihe cyose muzajya mubona abatumirwa bashyashya kuri Mushimu Uwiteka TV, ni nako n'aka kanya mwongeye kubona umutumirwa imbere ya ekara zanyu. Muri kumubona rwose arasa neza, no mu mama mwiza usize amavuta y'Imana. Aka kanya rero ngiye kubabwira nti aho muri hose murusheho kugubwa neza muri uno mwaka dutangiye w'ibihumbi 2025. Rero abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba bwaryo, cyangwa se uburengerazuba bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, mwese tubahaye ikaze. Abari mu mujyi wa Kigali, muri Gakitari, umujyi mukuru w'u Rwanda, namwe tubahaye ikaze kugira ngo murusheho kubana natwe mu kiganiro
aho mugiye muri mu mirimo igiye itandukanye. Rero reka dusuhuze n'abari hirya no hino muri mu bihugu byo muri Afurika, mwese tubahaye ikaze, East Africa yose, ariko reka tubanze ababanyi bacu b'igihugu cy'u Rwanda, muri Kenya, muri Tanzania, mu Burundi, muri Uganda, muri Congo, namwe tubahaye ikaze, Afurika yose tubahaye ikaze. Twambuke tugere iyo mu bihugu byo mu Burayi, tuhasanga Ubufaransa, tukahasanga Ububiligi, Australia, Canada, mwese turabashuhuje, tubahaye ikaze kandi mukomeze mubane natwe. Mu Bushinwa, mu Buhinde, tubahaye ikaze. Aho hose mwiyumvemwo ikaze. Reka tutabatindiye cyane rwose, abo tutabashije kuvuga, Imana y'amahoro ibahe imigisha. Ariko kandi dushuhuje abadiaspora bagiye bari muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye, ibyo twavuze n'ibyo tutavuze, Imana y'amahoro ibahe imigisha myinshi. Akanya reka tubahe ikaze, tubahe ku mutumirwa twabazaniye, twibwire kandi tugiye duhene ku isengesho, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, kugira ngo tugendane tuziranye. Ni karibu mushiki wacu. Haleluya, haleluya. Amina. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibishimira aho muri hose. Abanyarwanda, Imana ibishimire. Abo duhuje imbibi, Uganda, Tanzania, Congo, n'ahandi Burasirazuba, Burengerazuba, Amajyaruguru, n'abandi bo hirya no hino nabashije kuvuga. Imana ibishimire kandi Imana ibagirire neza. Amen. Reka dutangire dusenga Imana kuko iba yaturinze kandi ikatugirira neza kugira ngo tubashe kumva ndetse no kumvira. Mana, turagushimye kandi turaguhimbaje, dushimye kugira neza kwawe. Wagize neza kubana natwe, kuduhagarika ahangaha. Uwiteka n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, wakoze kuturinda ndetse wakoze kwemera ko tuza imbere yawe kubwira ubwoko bwawe kugira neza. Aho bana natwe kandi utugirire neza, tubone umugisha wawe turutse kuri wowe. Urakoze kubikoze. Icyo twamaganye n'imbaraga z'abadayimoni, reka imbaraga zawe arizo zigaragara muri twebwe. Uvugane natwe kandi ukorane natwe, turakwemeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ni karibu cyane, ariko kandi urushaho kwibwira abadukurikiye aho bagiye baherereye hose. Amazina yanjye nitwa Byukusenge Germaine, ndi umugore, ndubatse, Imana yagize neza, mfite umugabo n'abana 5, nkunda Yesu cyane nkakunda n'abantu bayo. Imana ishimwe. Amen. Nifuje ko tuganira ijambo riri kumfasha rinyuze umutima wanjye, ijambo riri mu gitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami, ibice 19, arabu umurongo wa mbere turageza kuri 5. Haravuga ngo nuko Ahabu atekereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya, aramubwira ati ubugingo bwawe ntinabuhwanya n'ubwabo. Ejo nk'iki gihe Imana zizabimore ndetse bikabije. Eliya byumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize, ajya i Berisheba y'i Buyuda, aba ariho asiga umugaragu we. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira gupfa ati, Uwiteka, ndarambiwe, icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ndabifuriza kutagira ubwoba muri uyu mwaka turimo wa 2025. Ndakwifuriza ko wakomera ukirinda ubwoba. Mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami 19 batubwiramo umugabo bita Eliya. Uyu yari umukozi w'Imana ndetse bikomeye cyane. Imana yaramutumaga akayivugira ndetse agakora iby'Imana imubwiye agashyira mu bikorwa. Biba ngombwa rero ko agira ubwoba bitewe n'umugore bita Yezebeli. Muri iri jambo ry'Imana harimo abantu nk'abane dushobora kuganiraho. Hari umugore bita Yezebeli, hakabamo Ahabu, hakabamo na Naboti, hakabamo n'uyu mukozi w'Imana Eliya. Nifuje ko nababaganirizaho kugira ngo ngendeye kuri Eliya, uburyo yagize ubwoba kandi hari ibintu byinshi yakoze, hari umumaro yagiriye abantu. Hari umukecuru w'Iserefati, hari umupfakazi yakoreye umugisha, akamugiraho umugisha nawe akamubonaho umugisha, ariko birangira agize ubwoba. Ndakwifuriza kwirinda ubwoba.
Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Muri uyu mwaka wa 2025 ndakwifuriza kureka ubwoba ugakorera Imana wivuye inyuma. Imana ishimwe. Elizabeli yari umugore mubi cyane, yari ateye ubwoba, ariko nubwo yari ateye ubwoba dufite Imana. Imana ishimwe. Ntabwo tugomba gutinya Elizabeli, ahubwo tugomba kugumana icyo Imana yatubwiye muri uyu mwaka wa 2025, tukinjira mu muhamagaro Imana dushakamo. Elizabeli igihe cyarageze, Ahabu agira ubwoba cyane, avuga ati ndashaka uruzabibu rwa Naboti, ariko Naboti akomera ku Mana. Imana ishimwe. Ndabifuriza gukomera ku Mana, mugakunda Imana cyane nk'uko uyu mukozi w'Imana Naboti yakomeye ku ruzabibu rwiwe. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Naboti uyu mukozi w'Imana yaranangaje cyane, nawe ndagira ngo agutangaze kandi wumve ko yihanganye, aremera aricwa ariko akomera kuri gakondo yiwe. Mugabo Ahabu yaraje aravuga ati ko ufite uruzabibu rwiza, wambabariye nanjye ukaruma, nanjye ko mbona na rugira urwanjye. Ariko Naboti avuga ijambo rikomeye cyane. Ndakwifuriza guhamya Imana muri uyu mwaka wa 2025, atari uyu mwaka gusa, n'indi minsi izaza. Hamya Imana mu kibazo, hamya Imana mu kigeragezo. Imana izagukomeza kandi wirinde ubwoba. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Amen. Naboti arangije akomera ku ruzabibu rwiwe. Aleluya, aleluya. Ndavuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka gutanga gakondo y'abasogokuruza, birangira yishwa zira karengane. Hari abantu muri minsi bakorera Imana bakemera bakanabizira, bakazira ubusa, ariko muhumure imigisha irahari, muhumure amakamba arahari, muvugisha ukuri, muvuge ukuri nk'uko kuri. Imana izabagirira neza. Wirinde gukebakeba, wirinde kubeshya, wirinde guca hirya no hino, ukora icyo Imana igusabye, amakamba arahari. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo ntibyarangiye, aha bakomeza kumva ari we mwami koko, ariko turashimira Imana ko dufite gikurikirana. Naboti yagize gikurikirana. Aleluya, aleluya. Biba ngombwa ko Ahabu ataha iwabo ananiwe, yanga no kurya. Hari abantu biyoberanya, hari abantu baba bashaka kwambura iby'abantu, ariko bakemera bakiyoberanya bakagera no mu ngo zabo barakaye. Ndakwifuriza ko wowe umugore w'umutima, Imana idufasha wowe wumvishira ijambo, ukabwira umugabo wawe inama nziza, atari inama isenya bagenzi bawe. Ndabifuriza ko mwareka ubwoba mukinjira mu muhamagaro Imana ibateretsemo muri uyu mwaka wa 2025 n'indi myaka no mu busaza. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko bingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. N'indi myaka no mu busaza bwanyu mukubaha Imana kandi mukirinda ubwoba. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Uyu mugabo aragenda agera mu rugo rwiwe, yanga no kurya kubera gushaka uruzabibu rw'abandi, kubera gushaka ibintu by'abandi. Wa mugabo we, uri kunyumva, nyurwa n'ukuri. Wa mugore we, nyurwa n'ukuri. Reka gushaka uruzabibu rw'abandi, gumana icyo Imana yaguhaye. Reka gushaka iby'abandi, kuko iby'abandi ni iby'abandi, ni ibyawe, ni ibyawe. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ndimo mbasobanurira uyu mugabo impamvu yagize ubwoba kandi hari ibintu yatinyutse. Ndagira ngo mbyinjiremo neza, niyo mpamvu nahereye ku ruhande njyana hirya no hino, kugira ngo ngere ku cy'Imana yashatse ko mvugana namwe n'Abanyarwanda n'abandi bari kure, kugira ngo mbabwire ko kugira ubwoba biricisha, ariko iyo ufite umutima ukunze Imana igukiza ubwoba. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Uyu mugabo arataha, umugore Zebera amugira inama mbi, aramubwira ati ni gute uriya Naboti umeze kuriya w'Iyezereli akubuza uruzabibu kandi ubifitiye ubushobozi? Hari abagore bagira inama abagabo babo imbi, ariko ndabifuza abagore muri kunyumva, mugira inama abagabo banyu nziza. Iyo babagiriye inama nziza bituma urugo rwanyu rutera imbere kandi bituma ingo zanyu zisitazamo umuvumo. Imana ibarinde ubwoba abagore, mwige guhamya kandi mwige kuguma uko mwahamagawe. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Aleluya, aleluya. Uyu mugore aravuga ati ntabwo bishoboka uri umwami, kuriya Naboti w'Iyezereli yakugira kuriya, ahubwo ngwino duhimba impapuro, ngwino duhimba abagabo b'ibigoryi, tubabwire ko yatutse Imana yatutse Imana n'abantu. Ariko Naboti yararenganaga. Ndakwifuriza ko wagira gikurikirana, Imana igakurikirana akarengane wagize mu mwaka watambutse, igakurikirana n'akarengane karimo karagukorerwaho. Imana ikaguha gikurikirana kandi ukazagira ubuzima bwiza. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Uyu mugabo rero Eliya turi kuvuga, aleluya, aleluya, Yesu nashimwe. Eliya bigera aho ngaho, Imana imutuma kuri Ahabu, aleluya, aleluya, iramubwira ngo aho imbwa zarigatiye
amaraso ya Naboti. Aleluya. Bantu murimo muranyumva, dufite gikurikirana mu buzima murimo, mu bigeragezo muri kugeragezwa, mu kubura minerivare z'abana byabateye ubwoba, mu kubura amafaranga yo kurya byabateye ubwoba, ariko mwigira ubwoba, Imana iri kumwe natwe kandi dufite gikurikirana. Imana ishimwe kandi bishimire, muhumure, dufite Imana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Haleluya, haleluya. Hageraho rero agira ubwoba, ariko uyu mugabo Eliya nubwo yagize ubwoba, Imana yaramukoresheje, yigeze imukoresha ku kagezi. Haleluya. Ahagarika imvura, ahagarika n'ikime. Imana iramubwira ngo ubu tuvugana mufukuriye akariba k'iserefati. Haleluya, haleluya. Nubwo ikareti kakamye, ariko iserefati. Muhumure, dufite Imana itanga ibyo kurya, kandi dufite Imana itanga ibyo kunywa, dufite Imana ihembura ubugingo bwacu bukaba buzima, na n'uyu munsi iracyahari naho yagiye. Harangira avuga ngo muhumure, ngo musufukuriye akariba, ikereti nubwo kasibamye, ariko mutumye iserefati. Kundi Imana yabikoze. Haleluya. Imana ifite ubwenge, ishobora gukamisha akariba hamwe kugira ngo igutume ahandi habonetse ikibazo. Imana ishimwe, rangije umufukurira akariba iserefati, kumbi agiye kugirirwa neza n'umupfakazi. Birashoboka ko wowe wita atakugirira neza. Haleluya. Ari we wakugirira neza. Birashoboka ko wowe wita ataguha amahoro, ari we waguhesha amahoro. Umuntu mu wundi ashobora gukora ibintu bidasanzwe bitewe n'uko Imana imukoresheje. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Agerayo rero, amajije kugerayo, biba ngombwa ko umupfakazi amugaburira, amuha agatsima. Haleluya. Mujye mugira urukundo, mujye mugira neza. Imana izazamura ibintu byanyu bitewe n'urukundo muri uyu mwaka mwagize n'indi myaka. Imana ishimwe. Amuhereza agatsima, amuhereza n'icyo kunywa. Umugabo aragenda, kumbi Imana yamutumyeho, ibintu by'uwo mupfakazi birongera bibaho. Muhumure, Imana itanga ubuzima. Haleluya, haleluya. Imana itanga ubuzima. Bigera aho ngaho rero uyu mugore Ezebeli, uyu mugabo aho abatekerereza Ezebeli ukuntu Eliya yishe abahanuzi 800, yisha na Bashera n'abandi, arabica, ariko yumva ntago bihagije. Aravuga ati uyu mugabo ngomba kumuhabwa. Ezebeli ukugendaho azakorwa n'isoni. Ezebeli ukugendaho imbwa zizamurigata. Aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, niho na Yezebeli n'inzu yiwe niho zizayaragatira. Wowe humura, ukomere ku cyo wamenye, Imana izakugirira neza. Humura intambara ufite, ibibazo ufite, uburwayi ufite, wowe korera umwami wawe neza. Ezebeli ukugendaho, Imana iraje ivugane nawe kandi utuje, nta rubanza, nta bugome, nta cyaha utirwaniriye. Imana iraza ivugane na Ezebeli uko izamukoresha. Niyo ikuzi, wica imanza, wica imanza ngo uriya yarayamemukiye, oya musabira imbabazi. Wica imanza ngo uriya yanyambuye inzu yanjye, oya musabira imbabazi. Imana yo mu ijuru ifite ko izabigenza. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Birangira. Haleluya, haleluya. Birangira aho abagize ubwoba. Niryo jambo, niyo teme y'iri jambo ndi kukwifuriza ngo wigire ubwoba. Imana yo mu ijuru irakuzi kandi kwitayeho. Shikama muri uyu mwaka udafite ubwoba. Iyarengeye Eliya ikamugirira neza, ikamubwira ngo byukumwe. Haleluya. Uyu mwaka Imana irashaka kubyutsa abantu baguye. Imana irashaka gutinyura abantu bari mu buroko bw'ibyaha. Imana irashaka gutinyura abantu batagikora umurimo w'Imana. Imana irashaka gutinyura abantu bafite ibibazo byo kumva bameze nabi. Imana irashaka kongera kubabwira ngo mubyuke, mwongere munywe. Haleluya. Kubera ko urugendo rugikomeje kandi ari rurerure. Ndangije mbabwira ngo mukorere Imana kandi mwirinde kugira ubwoba, kuko iyo arengeye Eliya akongera akagira ubuzima, akongera agakomera, iracyahari nawe yakurengera. Ufite icyifuzo runaka, uhaguruka aho wicaye, cyangwa se ukurimeze simbizi, ariko icyifuzo nuko twakorera Imana tudafite ubwoba. Shalom, shalom, shalom. Murakoze mwese mwari mudukurikiye. Ariko se kandi reka tumubaze ikibazo mbere yuko avuga ati reka nerekere. Twakubaza duti inama wagira abantu n'ubu ba Yezebeli, ni ba Yezebeli cyangwa se abantu bakifuza iby'abandi baracyahari, inama wabagira ni nk'iyi? Yewe inama nabagira nuko mwakwicisha bugufi mugasenga. Imana yaburaniye Eliya cyangwa ikaburanira Naboti naho yagiye, niyo mucamanza niyo izabuburanira, kandi mwiturije ibyanyu bikaboneka. Kandi naho bitaboneka dufite gikurikirana, tuzabona ubugingo. Imana ishimwe kandi bagirire neza. Aba bagabo b'ibigoryi se bo bajya gushinja abo bagenzi babo cyangwa bagiye gushinja uriya mugabo, aho abagabo bo bite koko?
muri ino minsi hari abantu bameze gutyo Barahari bashinja rwose. abantu ibintu by'ibinyoma kugira ngo bagere aho bagera. kugira ngo babeshyire bagenzi babo batabwe mu kagozi babanigagure urumva wowe wagira nama ki aba bantu rwose bifuriza abandi bibi Ibibi byago bibi. ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo uwicishije inkota ngo azagira gute ngo azicishwe indi kandi ngo akeba ugereyemo mugenzi wawe ninana ko nawe bazagira gute bazakugereramo. Ndifuza abo bagabo ko bahindukira bakinjira mu bwami bw'Imana kuko imbabazi z'Imana ziracyariho Imana iteze amaboko. Yesu nanjye yangiriye neza inkura mu byaha. Yesu ndamushimiye uko yangiriye neza nawe yakugirira neza. Aracyateze amaboko kugira ngo ibyo bigabo abo bagabo biyita abanyabwenge biyita abahanuzi kandi atari bo biyita abakozi b'Imana ngo bagiye gushinza bagenzi babo ibinyoma kandi atari byo bagarukira aho ngaho. Imana iracyateze amaboko kugira ngo nabo ibinjije mu gakiza. Shalom shalom, turabakunda cyane kandi Imana ikomeje kubana namwe no kurushaho kubaha agakiza kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare ku isi yose. Shalom shalom. Haleluya haleluya. Mwese mwane mudukurikiye, Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe kandi Imana ibahe imigisha aho mugiye muherereye hose. Reka sabe umutumirwa rero, birashoboka ko hari umuntu waba yakubonye akavuga ati nkeneye kuba nabona uko nabona uwo muntu atari kuri izo kamera, cyangwa se nshaka ko yamfasha mu buryo bwo gusenga, cyangwa akampa n'igitekerezo, cyangwa nawe akaba yaguha igitekerezo. Mubyeyi, watanga nimero yawe niba nta kibazo, cyangwa bitanashoboka ukavuga uti nibagera kuri Mushima Uwiteka TV nanjye bazaba bambonye nabwo nta kibazo. Ubwo urahitamo muri ubwo buryo uko ari bubiri ubwakubera bwiza. Nabyo ni byiza kugera kuri Mushima TV, ariko birashoboka ko ushobora kuba ufite ikibazo runaka kibanga bikaba ngombwa kukimbaza nkagusobanurira, kuko Imana yaduhaye gusobanurira abantu. Ijambo ry'Imana niryo muri Luka 9 rivuga ngo mugende mwigishe ubutumwa bwiza kandi mubwiriza amahanga yose ko ngira neza nicare ku ntebe y'imbabazi. Birashoboka ko ufite ikibazo gikomeye gitandukanye ushaka kumbwira kugira ngo mbashe kugusobanurira no kugusengerera no kukugira inama ndetse no kukugeza ku itorero cyangwa ku kindi kintu wabasha kumbaza no kugira ngo ubone aho usengera. Nabyo birashoboka. Ni 07 2 60 955 38 07 8 Imana irabakunda kandi bitayeho. Shalom shalom. Amen amen. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushima Uwiteka TV.